Mu rukundo hari amakosa umuntu akora atabizi ndetse bikaba byagira uruhare runini mu mibanire mibi yanyu wowe n'umukunzi wawe cyangwa se bigasenya urukundo rwanyu. Dore amakosa 5 abantu bakora mu rukundo batabizi akarwangiza ntirumara iminsi. Reka duhere ku ikosa rya mbere, umwikururaho. Kwikurura ku mukunzi wawe cyane n'umwanzi wa mbere. Murakundana ariko ntujye umuha umwanya, uhora umwirukaho. Nubwo byumvikana nabi muri iyi mvuga ariko niko bimeze. Gukundana n'umuntu ntibivuga kwitsiritanaho, kumwoherereza ubutumwa bugufi 20 mu isaha umubwira ikintu kimwe siko kumugaragariza urukundo. Wowe ukeka ko ari igikorwa cy'urukundo kandi uri kwihemukira. Uko urushaho kumwitsirita hazagenda kurambirwaho kumwigarurira, arushaho kuguhunga kubera kukurambirwa. Inama naha abantu bateye gutya ni izi zikurikira. Umukunzi wawe muha umwanya wo kugukumbura. Mujye muhura umuhamagare ariko ubona haciyemo igihe runaka. Mureke rimwe na rimwe aba ari we ukwihamagarira. Uza kugusura, ugusaba ko musohokana ahantu runaka. Mu rukundo buri wese aba agomba kugaragariza undi amarangamutima, si wowe rero ukamara wibyigerekaho byose. Reka tujye ku ikosa rya kabiri, gufuha bikabije. Gufuha bikabije byangiza urukundo. Kumufuhira ni byiza ariko ukirinda gukabya. Ibi bituma umukunzi wawe atisanzura, yumva ameze nk'imfungwa. Igihe kizagera gusezereho kubera kurambirwa guhora umugenzura nk'umwana muto. Gufuha cyane nabyo ni bibi nko kumwitsiritaho. Byose bifitanye isano kuko umukunzi waba yumva nta kwisanzura afite muri we. Indi nama ya kabiri naguha, tekereza mbere yo kugaragariza amarangamutima no gufuhira umukunzi wawe. Niba udashaka ko bikwangiriza urukundo, banza utekereze mbere yo kuvuga. Banza wibaze ibi bibazo bikurikira. Ese umukunzi wanjye ndamwizera bihagije? Niba ari oya se, ni gute wabana n'umuntu utizera? Mwagera kuki nta cyizere kiri hagati yanyu? Gufuha se nibyo bizazamura icyizere umugirira cyangwa abe yacika ku ngeso yo kuguca inyuma ngo nuko wamufuhiye? Ikindi kibazo ugomba kwibaza ni imbaraga z'ikintu cyaguteye gufuha. Ese gifite buremere ki? Niba ntabwo, wikirirwa umutesha umutwe. Reka tujye ku ikosa rya gatatu, ukeneye kwitabwaho bihoraho. Buri muntu mu buzima aba akeneye gukundwa no kugaragarizwa urukundo. Ibi nabyo byangiza urukundo. Uti mu buhe buryo? Uba wumva iteka wahorana nawe, yahora guhamagara, akabariro ka buri munsi ku bashakanye. Ibi ni ugukabya. Urabizi nawe ko urukundo rwanyu atari rwo nshingano zonyine afite. Wishaka karuha igihe kinini kuruta akazi cyangwa se amasomo. Inama ya gatatu naguha, ni byiza kugaragarizwa urukundo kenshi gashoboka. Ntukwiye kwirirwa uhangayikiye ko bataguha keya cyangwa se kwitabwaho nk'uko ubishaka. Menya ko afite izindi nshingano. Ishimire nibura ko nubwo afite byinshi bimureba agira n'umwanya wo kukwitaho. Wikumva ko ari wowe ugomba guhora imbere muri gahunda ze za buri munsi. Reka tujye ku ikosa rya 4, ugaragaza gukunda imibonano mpuzabitsina ku buryo bukabije. Muri iki gihe mu basore n'inkumi bari mu rukundo bafite abakunzi, ntibaguhakanira ko badakora imibonano mpuzabitsina nubwo batabyemerewe. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cyiza kandi kiri mu by'ibanze umubiri uba ukenera, ariko kandi cyagenewe abashakanye gusa. Nubwo bimeze gutya ariko ntitwabura icyo tubivugaho. Kwerekana ko umubano wanyu mu rukundo ari cyo ushyize imbere biragusenyera utabizi. Umukunzi wawe iyo ari umuntu ureba kure abona ko igitsina ari cyo ushyize imbere kuruta urukundo umukunda, byarimba akagucikaho buhoro buhoro ntumenye ikimujyanye. Reka nguhe inama ya 4. Niba utarashaka umugabo cyangwa umugore, menya ko imibonano mpuzabitsina atari iyawe. Tegereza igihe kizagere. Tandukanya urukundo, umubano no kuryamana. Ni ibintu bibiri bitandukanye.
Irindi kosa rya gatanu, wanga kuba wenyine. Iyo utandukanye n'umuhungu cyangwa se umukobwa uhita ushaka undi byihuse. Mu buzima wumva utifuza kubaho nta mukunzi ufite. Ibi nabyo ni ikibazo mu rukundo. Niba utandukanye n'umuntu mwakundanaga, nibura hagomba kubaho igihe cyo kwitekerezaho, ukamenya imbarutso n'impamvu nyamukuru mutandukanye, ukareba uruhare wabigizemo, amakosa wakoze, uko wahemukiwe mu rwego rwo kwirinda ko byakubaho mu hazaza hawe n'undi musore cyangwa mukobwa muzakundana. Ariko kuko utabiha umwanya ukihutira gushaka undi, niyo mpamvu uhorana ibibazo nabo mu rukundo, ugahora uhangayitse nta mukunzi ugira uhamye. Inama ya gatanu, urukundo ni urusobe. Kurwitondamo nibwo bwenge. Wikwihutisha ibintu. Igihe cyo kwitekerezaho mu gihe utandukanye n'umukunzi wawe kirakenewe. Nta muntu wifuza kubaho adakunda cyangwa adakundwa. Hari igihe ariko ubuzima bibigutegeka ukaba ariko bigomba kugenda. Mu rukundo hari amakosa menshi umuntu aba agomba kwirinda gukora